yahoze ashima ko wamukijije iyo tuba kwabyutse amahoro tugatambuka bikatwemerera ahubwo tubimenyera ariko turagushimira ko turi bazima turagushimira ko dufite igihugu kirimo amahoro turagushimira noneho ko dufite umugisha wo kuba mu nzu yawe turi mu nshuti zawe turi mu bana bawe turi muri babandi watumiye turyoherwa no kuba mu nzu yawe turyoherwa no kumva ibyawe tugutura indirimbo turakubyinira wagize neza kutwigiza bugufi udukura kure iyo twarorongotoneraga turorongotana turuhijwe mu byaha utugira inshuti zawe uduhindura abana ndetse utugira abaragwa baraganwa na Kristo mbega ubuntu mbega umugisha dushoboze mwami mu minsi udutije kugira ngo ubwo buntu bwe kudupfira ubusa tubwire abatabizi by'urukundo rwawe tubwire abatabizi by'imbabazi zawe utwuzuza ibyawe nyaguhora ku ngoma kugira ngo tukugendere kugira ngo tukuvuge iri teraniro ryose uriho umugisha abana bawe bazindutse hari ibindi bakabaye barimo ariko nuko babonye ari iby'agaciro kuba imbere yawe baje kugutura ibyuzuye imitima yabo ndetse no kwigira ku birenge byawe mwuka wera ngwino twigishirize hamwe mitima yacu ikorweho nawe ihindurwe nawe ibyo watubikiye buri muntu wese abihabwe umugisha abayobozi b'iri torero ugire neza abana bawe bakoramo imirimo itandukanye icyubahiro cyose kikugarukire mutanga bugingo ni mu izina rya Yesu dusenze amen haleluya Imana ibahe umugisha reka twicare mu kuboko kw'Imana murakoze cyane ndashima Imana impaye ubwo buntu bwo gusangira namwe ijambo ry'Imana ndashimira abashumba bampaye amahirwe Imana ibahe umugisha pastor Imana ibagire neza iteka bihora ari umugisha bihora ari ubuntu haleluya kuvuga umuntu udahinduka ukavuga umuntu udahemuka ukavuga umuntu udafite itangiro n'iherezo ukavuga umuntu utazigera apfa ukavuga umuntu utazanyuzamo ngo hagati ngo abyice haleluya ni umugisha rero ni ubuntu murakoze gukunda Imana murakoze kuramya Imana korari rwose Imana ibahe umugisha muramya neza kandi nzakababwira turi twenyine ariko Imana ibahe umugisha ariko reka nkavuge muramya mutarangaye uriya hari igihe korari nyinshi ziba ziramya ariko zirangaye ukajya ubona ararimba ibintu byiza ariko ukabona ararangaye arareba abinjira n'abasohoka rero murakoze kuramya nyine munabirimo biradufasha natwe Imana ibahe umugisha Imana ibagirire neza haleluya iyo umuntu rero amaze gukura yiha ijambo ku bintu byose nkaba ndi umushyitsi nkaba ndabivuze nkaba ndabakosoye nuko ni ibibazo by'imyaka nabonye ariko bimera iyo imyaka igenda iba myinshi mbese wigira umubyeyi ahantu hose ugeze ugasanga wakosoye ugasanga ariko nyine ni ibibazo by'imyaka namwe abatoya nimugereyo muzabimenya ko ari uko bimera abangana nanjye n'abandi utarata si uko bimeze niko bigenda rero Imana ibahe umugisha nitwa Hortense Mazimpaka ndi umubyeyi nagize umugisha Yesu arambabarira haleluya hashize imyaka ubu ndimo ndinjira mu 26 ngira ngo mpuye nawe ambabariye angiriye neza yangiriye neza haleluya tugendanye biryoshye mu bihanamanga mu misozi ishinze n'ahandi heza mu rwuri rwiza hose umuntu acana nawe rero nuwo kwizerwa niryo zina mwita yitwa uwo kwizerwa haleluya hari igihe uhagaze mu bihe ugira ngo Imana yarakwibagiwe Imana ntikureba cyangwa se ntinakuzi ariko nuguma ku birenge bye nawe uzabibona ko ari uwo kwizerwa no mu byo utumva ujya kubona ukabona uhingutse hakurya rimwe na rimwe ntumenye impamvu wabiciyemo ariko ugasanga n'ubundi n'uwo kwizerwa haleluya rero Imana ibahe umugisha murakoze gukunda ijambo ry'Imana tugiye kuganira ku ijambo umukozi w'Imana yifuje ko twaganiraho ry'umwuka yarashyize ku mutima we kuvuga agakiza k'ukuri haleluya agakiza k'ukuri nta muntu wakavayo ngo akarangize ariko icyo numva ku mutima wanjye umwuka wera aradufasha tubiganireho haleluya agakiza k'ukuri ese ubwo kuki bavuga k'ukuri ubwo nuko hariho n'akameze gute nagasa nkaho atarakukuri ariko mu by'ukuri kaba ntekereza ko ahubwo kaba katabayeho none twebwe ko twabona umuntu ari muri twe umuntu arakorana natwe umurimo w'Imana cyangwa twarasenganye tukajya twibwira ngo afite agakiza katarakukuri ariko ubundi akatarakukuri ntakabaho haleluya agakiza ni kamwe kabonewe ku musaraba
haleluya. Mucyo Yesu yakoze nuko natwe tukizeye nuko turakira. Uyu munsi dufite ubugingo buhoraho nkuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ufite uwo mwana niwe ugize gute, niwe ufite ubugingo buhoraho. Ubundi agakiza ni kamwe, haleluya. Kandi abahawe uwo mwana twese tuzahurira hehe? Mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Turimo turajyayo, turi mu rugendo, turakomeje muri ako gakiza. Abantu bamwe nako twese dutangira nkuko umuntu wese avuka ari umwana, rimwe na rimwe atazi iyo biva n'iyo bijya. Twese nuko dutangira, ariko muri ako gakiza nabonye abantu bakuriramo, haleluya. Bagenda bakura, tugwiza kurushaho gusa na Kristo. Gukura si ukugira impano nyinshi, nazo ni nziza kandi zidufitiye umumaro, ariko gukura no kurushaho gusa na Kristo, haleluya. Niko gukurira muri ako gakiza, akagenda dutiza ku mutima we, natwe ukagenda uba uwacu. Imana nishimwe cyane. Reka ntangirire ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 9 umurongo wa 9 kugeza kuri 13. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 9 umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 13. Reka dusome niba twahageze. Ntago waba itorero ry'intumwa n'abahanuzi ngo ntukunde Bibiliya, ubwo mfite ibyiringiro ko abana b'Imana bo muri runo rugo bose bakunda ijambo ry'Imana. Ntago wakobokwa ku rufatiro ruzima hanyuma ngo utuzanire ibitari bizima, siko bimeze. Imana nihabwe icyubahiro, haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, igice cya 9 umurongo wa 9 kugeza ku murongo wa 13. Reka dusome. Ngo Yesu avayo, akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Mwabonye ko mu bantu Yesu yagiye ahamagara nta muntu wigeze yanga? Ubwo wowe nanjye twakwanga ngo iki? Avayo akigenda abona umuntu witwaga Matayo yicaye aho yakoresherezaga ikoro, uvuga ngo yari ari mu kazi kumu tax collector cyangwa ushinzwe imisoro y'icyo gihe. Aramubwira ati nkurikira. Arahaguruka aramukurikira. Hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro benshi hamwe n'abaki n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Yesu ntituzarekera kumutangarira. Uwera utagira icyaha, utarigeze amenya icyaha, yicaye asangira n'abanyabyaha. Ngo hanyuma ubwo Yesu yari yicaye mu nzu bafungura, haza abakoresha b'ikoro, nabo ubwo babarirwaga ubundi mu itsinda ry'abanyabyaha. Ngo haza abakoresha b'ikoro benshi n'abanyabyaha basangira na Yesu n'abigishwa be. Abafarisayo babibonye babaza abigishwa be bati, ni iki gitumye umwigisha wanyu asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha? Abyumvise arababwira ati, abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Haleluya. Yaziye abarwayi. Umuvuzi nk'uko umuvandimwe yahoze ashima ntago yari bugiye gushaka muganga atarwaye. Haleluya. Yesu yaziye abarwayi, yaziye abanyabyaha, kandi yahuye natwe ntidukomeza kuba abanyabyaha. Haleluya. Asiga dukijije icyaha n'ingaruka zacyo. Imana nishimwe cyane. Niwe muntu wenyine wera utagira kwandurana mba, wicarana n'abantu banduye ntibitera abo bantu complex. Sinzi niba nabivuga neza. Urabona ubundi iyo wicaye n'umuntu ukurusha amashuri menshi n'ubwenge bwinshi n'ibintu byinshi byiza cyangwa n'ubutunzi bwinshi, hari ukuntu wowe ubirushwa ugira complex. Ikiganiro ntigihura, ukajya wumva ntibyahuye. Ariko Yesu, haleluya, niwe wera utarigeze akora icyaha namba, utarigeze amenya icyaha, ariko yicarana n'abanyabyaha rwimbi ntibagire complex, ahubwo bagakira. Haleluya. Kumurebaho bituzanira gukira, biduhesha kugenda dusa nawe. Niwe udasunika abanyabyaha. Imana ishimwe cyane. Icyaduha tukamumenya n'imbabazi ze, tukamuvuga nk'uko ari. Haleluya. Hari igihe byatunaniye, byaha bitwizingiyeho, tugira ngo data araduhunga, tukagira ngo Yesu araduhunga kuko wenda ngewe pasiteri naguhunze cyangwa nagukiriye witeka, cyangwa se nkomeje kubwira nturongera urananiye, urongera uranduhije, none ukajya ugira ngo na Yesu nuko ameze. Ariko yicarana n'abanyabyaha. Haleluya. Kandi agasiga bakijije. Imana ishimwe. Ikiganiro cy'uwera n'abatera, ikiganiro cy'ukiranuka n'abakiranirwa kigahura. Reka tumuhe icyubahiro yo kabyara. Haleluya. Uwadukunze tudakwiriye. Imana ishimwe. Yicaranye nabo barasangira, ikiganiro kirakomeza. Abanyamadini bitwaga abafarisayo bari bazi amategeko ya Mose gusa. Ibyo bintu birabayobera kandi ntiwabarenganya. Haleluya. Birabayobera kuko batari bazi ubuntu bw'Imana. Bari bazi gutondekanya itegeko nyuma y'irindi, kandi nubwo baritondekanyaga nabo n'ubundi ntibari barayashoboye.
data uri mwiza. Abyumvise rero arababwira ati abazima si bo bifuza umuvuzi kereka abarwayi, ariko nimugende mwiga iki, nicyo nshaka. Mu murongo wa 13, ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanura. Mbese mugende mukore research, mujye muri Bibiliya mwige theology, musenge se mushakishe, ariko mugende mwigire iri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Haleluya. Ikidutera gushima cyane, ikidutera gukorera Imana n'umwete wose, nuko ubuzi neza ko wahoze uri umunyabyaha. Haleluya. Iyo utamenye igipimo cy'imbabazi ushima gake, witanga gake, ndetse ushyiraho reserve n'imipaka. Ukavuga uti Imana irabizi, ibi ntiyabinsaba, ibi ntiyabimbaza, amafaranga yanjye yategeka gute, ibyanjye byinjiramo gute. Ariko iyo uzi ko wahoze uri umunyabyaha, haleluya, ugenda urushaho gusobanukirwa igipimo cy'imbabazi wagiriwe, bikagutera kubwira umwami Imana ngo ni igiki wifuza ko nagukorera kindi, ni bugambi icyo ufite ku buzima bwanjye, bakwiha bate birenzeho ngo nkwihe, bagukunda gute birenzeho ngo ngukunde. Haleluya. Bigirana imbere nawe gute ngo twigirane imbere. Ababa bariwe cyane bashima cyane. Haleluya. Bahora bakora basiganwa, bameze nk'abari mu mwenda w'urukundo, kandi n'ubundi turi mu mwenda w'urukundo. Iyo baririmba nshuti z'Imana babiterwa n'umwenda w'urukundo, baravuga ati reka muririmbire uwambambiwe. Haleluya. Iyo duhagaragwa tuti suko ubuzi Bibiliya ihagije, ahubwo uravuga uti icyo yamenyeshe gitoya reka nkimukore mwitura urwo yankunze. Haleluya. Impano z'ukuri naho zivukira, gukorera Imana by'ukuri naho bivukira, gutanga ubutunzi bwawe n'ubwenge bwawe mu bwami bwa data naho bivukira, nuko umwitura urwo yadukunze. Haleluya. Ababariwe byinshi reka tumuhe icyubahiro. Kandi si ikibazo cy'ubwinshi n'ubuke, burya wari kurimbuka nubwo wari kutarakoze ibyo bita ko bakora, kuko kamere yawe yari icyaha, wari mwene Adamu, wari burimbuke. Ijambo ry'Imana yatubwira mu Baroma turahazi ngo abantu bose, iyo bavuze bose harimo ingeso nziza utarigeze atukana kuva yabaho, harimo ingeso nziza utarigeze uca inyuma umugore we cyangwa umugabo we, harimo ingeso nziza utarigeze asambana mbere yuko ashaka, harimo ingeso nziza utarariye ruswa, harimo ingeso nziza muri bose nawe arimo, burya nawe yari burimbuke. Hanyuma inkuru nziza hakazamo n'abaruharwa. Haleluya. Abananiranye ku mudugudu, abaciye ibintu mu muryango, ab'imiryango yahebye bikavuga ati turamuhebye uyaratunaniye, baruharwa, benda kumubwira nka wa mugore wahuye na Yesu kwiriba muri Yohana 4, ugeze ku mugabo wa kangahe? Uwo muntu mu Rwanda murumva twamukwizaye ubundi ibintu. Umugore ugeze ku mugabo wa 6 aba yitwa iki? Ariko abo nabo Yesu arababarira. Haleluya. Hanyuma nabo bakaba mu itsinda ryitwa bose bakoze icyaha, hakabamo cya gisambo cyo kumusaraba kitongeye ngo kimanuke kiye kwiga umubatizo, nacyo kuko kizeye Mwana w'Imana kikababarirwa. Haleluya. No mutunzi w'imbabazi. Kubimenya gake nibyo bituma turimo tugenda buhoro tumukorera, kubimenya gake nibyo bituma tutamwiha wese, ariko kusogongera imbabazi ze uravuga uti ni igiki ukunda ngo nacyo kimenyeshe maze nacyo tukigendanemo. Haleluya. Mana ishimwe. Yuzuye imbabazi no kugira neza. Haleluya. Agakiza rero ntituzigera tugasobanukirwa tutasobanukiwe igipimo cy'imbabazi z'Imana, kuko agakiza ntigakomoka muri twe, gakomoka mu mbabazi z'Imana zitagira akagero. Haleluya. Ntigakomoka muri wowe, ntigafite imizi mu bamaze gukizwa, ntigafite imizi mu bagendanye n'Imana badasubira inyuma, nabo babaho, ntigafite imizi mu bamaze gukizwa ntibanasitare namba, nabo babaho, abantu bagendana n'Imana bagakomeza bava mu bwiza bajya mu bundi, ariko ntigafite imizi muri twe, ntigafite imizi mu bakozi b'Imana babikora neza. Agakiza gafite imizi mu mutima w'imbabazi z'Imana, niho gakomoka, niyo mpamvu kadahinyuka, niyo mpamvu katavaho. Aho gafite imizi ntihasaza, ntihahinduka. Rero kukavuga nk'uko kari bisaba ko tugenda dusobanukirwa igipimo, nuko bimenyaho gakeya, tugenda tumenyaho gatoya igipimo kiremereye cy'imbabazi z'Imana zitarondoreka. Haleluya. Haleluya. Tugenda tumenya urukundo rwe rutangaje rwiyegereza abanyabyaha, urukundo rwe rutangaje rutwikira isi yose. Imana iteye ubwoba ku buryo abantu bacura imigambi mibi yo gukora ikintu, urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana zigakomeza zigatwikira isi, Imana ntimanuke ngo ibiburizemo. Tuzarinda tuyisanga tutaramenya ubugari bw'urukundo rwayo, tutaramenya uburebure bw'imbabazi zayo, ariko igende dusogongezaho gake.
haleluya. Kandi abasogongeye turanyuzwe, abasogongeye twakira imbabazi, abasogongeye dufite amahoro muri iyi si idatanze amahoro. Mana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Agakiza rero duhora tubyibuka ko kadahera muri twe, ariko tukaba turi ibiremwa bikunda kugira ibyo bya achieving, dukunda achievement twese. Kandi ndibaza ko atari nyenyene, iyo uri mu ishuri uba wumva warusha abandi, siko bimeze. Kandi burya abantu ishuri ryose ntishobora kuba irya mbere, kereka muri maternelle muri nasari nibo bonyine baba ba mbere cyarimwe. Ariko turi ibiremwa bikunda achievement, turi ibiremwa bifuza kugira icyo bigeraho. Kubera iki? Iyo twagize icyo tugeraho dutera akantu k'agasumbane, mpita ngusumba kuko nakurushije ibi, nawe ukumva uransumbye kuko wandushije ibi ngibi. Agakiza rero nagira ngo mbwire ko atari achievement yawe, haleluya. Ntacyo wagezeho, nta nicyo nagezeho, haleluya. Ngo noneho bibe byantera kwirata kutaragahabwa uyu munsi, cyangwa se kugifite intege nkeya muri ko uyu munsi. Si achievement yawe, ntacyo wagezeho, ntacyo nagezeho, haleluya. Uretse ko n'impano nazo nagaracu, Imana irarobanura igatanga impano ikayuhuyu n'undi kamuhiye, haleluya. Hanyuma rero kuko turi abantu bameze kwa kundi, bikadutera ibintu by'ibyirato, ukajya wumva wowe uri umukiranutsi, ukajya wumva wowe wabigizemo uruhare, ukajya wumva no kuba ufite impano nziza yashimwe, ukajya wumva hari ukuntu Imana yarakadiriye wa mugani, yaraciririkanyije rero iravuga iti byibuze rutanzi yaragereranyije. Ntacyo yabonye, ntacyo yasanze, bikomoka mu mbabazi zayo zitagira akagero, haleluya. Hanyuma irakurobanura kugira ngo ikwerekanire izo mbabazi zayo, naho uzasigara uzereka abandi. Imana nishimwe cyane, amen. Agakiza nikava muri nge, nikava mu mbaraga zanjye, nikava mu mbaraga zawe, ahubwo ubuntu bw'Imana bwarabonetse, turabwakira. Nkuko Paulo yandikiye Tito, ubuntu bw'Imana bwabaye serve, barabudusavinze, bwaraje, hanyuma turabwakira. Ndakwifuriza kubwakira niba utarabwakira muri iki gitondo. Ndakwifuriza udatahanye ubwo buntu niba utari wabwakira, haleluya. Paulo yandikiye Tito mu rwandiko rwe mu gice cya 2 umurongo wa 11, Tito 2:11, haravuga ngo kuko ubuntu bw'Imana, ubuntu murabyibuka ko ari ikintu kidakorerwa, ntabwo ari salary, si igihembo, ntabwo ari salary ngo baguhembye, bwitwa ubuntu. Tito 2:11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose. Nkundi iyo Bibiliya yazanyemo bose, ubwo waba waravutse nabi, waravutse neza, waba waravutse babiteguye, ababyeyi bakwiteguye, bakoze baby shower, bateguye icyumba, waba waravutse gitungura ngo pafu kitura hariya nta muntu waguteguriye, bose tuba turimo, haleluya. Hari igihe imivukire igutera kumva wowe utarimo mu bakundwa n'Imana, hari igihe ibyucamo bigutera kwikuramo ukajya wumva utarimo, ariko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bangaye bose agakiza bwarabonetse, haleluya. Imirongo ikurikiyeho uze kuyisoma, reka ngukuriremo ibyo ivuga. Yarakomeje aratubwira Paulo kubw'umwuka w'Imana, amaze kutubwira ko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, umurimo wanjye nawe ni ukubwakira kubwo kwizera. Ariko ubuntu ntibuguhereza igisa nk'umuryango w'agakiza ngo bugarukira, bwarakomeje ahubwo ngo bwa buntu ngo bwatwigishije kureka kutubaha Imana. Muri make buraza bugakora umurimo muri njyewe, bugakora umurimo muri wowe, bukagenda bukwigisha gutangira kubaha Imana. Wowe nanjye twahoze tutagira gute, tutayubaha, ubuntu bwatugeramo bugatangira kukwigisha kubaha Imana buke buke. Imana nishimwe cyane, ngo bukagenda butwigisha kureka irari ry'ibyisi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ntushobora gukizwa ngo abe ari bwo urushaho kuryoherwa n'isi no gukunda ibyizana, oya. Ubuntu iyo bwahageze bugenda bugabanya irari ry'ibyisi mu mutima wawe, bugenda bubihindura ubusa. Ibyahoze bini inyungu zawe bikagenda bihinduka ubusa, ibyahoze bigushishikaza bikakubuza kuryama, bikagutera kwandavura, bikagutera kwanduranya, bikagutera kuguzaguza, bikagenda bikuvaho buke buke. Ubuntu bw'Imana iyo bwahageze bugenda buvana irari ry'ibyisi mu mitima yacu, burakagwirira mu mitima yacu, kuko mu birwanya Imana harimo urukundo rw'ibyisi mu mitima yacu. Ngo ntibyo bintu ntibijya biturana, kuko urukundo rw'ibyisi ngo rusunika urukundo rwa Data. Iyo haje urukundo rwa Data mu mitima yacu, urukundo rw'ibyisi rugenda rugabanuka, ukabikoresha nk'ibikoresho. Ngubwo buntu ngo burakomeza bukatwigisha kwirinda dukiranuka, yewe butumenyesha ikindi kintu cyiza abera twese tugendana, ngo butumenyesha ibyitwa ibyiringiro by'umugisha. Uzi ibyo ari byo? Si ukuzajya muri Amerika,
Haleluya. Ibyiringiro by'umugisha si ukuzongerwa indi modoka. Ibyiringiro by'umugisha ni ukuzaboneka ku mwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Abakijijwe twese ubwo buntu buraza bagashyira ibyiringiro by'umugisha, the hope of glory. Haleluya. Bikabyicaza mu mutima wacu, tukaba tugenda ariko tuzi ko igitondo kimwe tuzamubona. Umuntu wese udafite ibyo byiringiro arabihiwe mu rugendo. Uru rugendo rubamwe amarira. Iyi si irababaza. Hari igihe umuntu akubwira ikintu cyamubaye ukavuga uti Mana muremyi w'ijuru n'isi, iyi si tuzayigire dute? Kwibabaza abantu ni igiki kidukomeza? Ni igiki gituma tudacogora n'ibyiringiro by'umugisha, haleluya, byo kuzamurika k'umwami wacu Yesu Kristo? Igihe kimwe tuzabana nawe. Muri make nta kintu agakiza kaguhesha hano ku isi abanyabyaha batatunga, nta na kimwe. Yewe nahoze nibwira kare, nsanga nta n'umurimo mwiza twakora n'abadakijwe batakora. Gusura abarwayi barabikora, gutanga amafaranga barabikora, bajya bagira neza. N'umuntu nasanze umuntu ashobora no kubwiriza, niba biba byitwa kubwiriza simbizi, ariko umuntu ashobora gufata ijambo ry'Imana mu mutwe akigana teoloji akabitondeka no ku murongo kandi adafite agakiza. Itandukaniro ni rimwe rero, ni ibyo byiringiro by'umugisha byuko tuzabona Yesu. Haleluya. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Tuzamubona ntituzi ngo ni ryari, ariko turi mu rugendo tuganayo. Hari abatubanjirije, niba tinze kugaruka hari abandi bazaza nyuma yacu, turimo turaganayo. Ntugasuhuze umutima, ntugashoberwe kuko iby'isi byakubihiye. Dufite aho tugana, dufite iwacu tuzataha, kandi turifuza kuzajyanayo na benshi. Niyo mpamvu Imana iha umugisha bagiye kuvuga ubutumwa bwiza hanze. Niyo mpamvu dukwiriye kubwira abantu iby'uyu mwami wuzuye imbabazi. Haleluya. Agakiza k'ukuri rero ntabwo ari set ya rules tugomba gufollowinga, ntabwo ari urwandiko rw'amategeko n'amabwiriza tugomba gukurikira. Oya, agakiza ni umurimo ukomoka mu mbabazi z'Imana, Umwuka Wera akawuduhishurira, hanyuma tukakira ako gakiza kubwo buntu. Haleluya. Umuntu wese ufite set ya rules agomba gukurikira arabihiwe mu rugendo. Usanga yarashinyirije, usanga yirirwa acira abantu hiteka kuko batabikoze nk'uko abikora. Haleluya. Oya, sibs. Agakiza gakomoka mu mutima w'imbabazi z'Imana, kandi kubera imbabazi z'Imana zidafite itangiro n'iherezo, zidatangira ngo zirangire, yamye ifite umugambi wo kutugirira neza kuva kera. Iyo tugiye mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya 3 umurongo wa 15, tubona umwana w'umuntu amaze gukora icyaha, ariko tubona Imana ivuga ngo wanzoka we Satani, urubyaro rw'uyu mugore. Kuki rwitwa urubyaro rw'umugore? Nuko umugabo atabifitemo uruhare. Murabizi nta mugabo wari waryamanye na Mariya, ahubwo Umwuka w'Imana isumba byose waramutwikiriye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana tuvuga ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumenagura umutwe. Satani ruzakumenagura umutwe. Umugambi w'agakiza ukomoka mu mutima w'imbabazi. Imana ntigeze yifuza kubaho itandukanijwe n'umuntu burundu. Haleluya. Iteka imbabazi zayo zidukururira kubana nayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Muri iki gihe cyacu rero twabihishuriwe n'Umwuka Wera. Imana nishimwe. Umwuka Wera niwe ukuhishurira ko Yesu ari umwami. Si ikibwiriza cyiza. Yesu akora mu kibwiriza cyiza, nkuko ubutumwa bwiza nyine budakoze isoni, kuko ari imbaraga hejuru wizera gukizwa abikoreramo. Ariko ikikwereka ko atari icyo gusa, nuko ubutumwa bwiza bushobora kubwirwa abantu 20 hagakizwa umwe cyangwa ntanakizwe. Ni umurimo Umwuka Wera apresenta mu mutima wacu abahoze ari abanyabyaha, akopresenta mu mitima yacu tukiri abanyabyaha, akatubwira Yesu. Haleluya. Akatubwira ko turi abanyabyaha kandi dukeneye gukira, akamurika mu mwijima mu mutima wahoze mu mwijima. Umutima wose nubwo yaba ari imfura yayinde abantu baramya mu muryango, ariko umutima wose udafite Yesu utuye mu mwijima. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 12:3, Abikorinto ba mbere 12:3, haravuga ngo nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'Umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume. Kano gace gakurikiyeho niko nshaka ngo, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Haleluya. Burya si twe twabwirije abantu ngo bakizwe, twabaye nka mikrofone, twabaye ikintu kirangurura, hanyuma Umwuka Wera aca mu byo twaranguruye, aca mu byo wabwiye umuntu umwe mwicaranye, abicamo yemeza uwo muntu ko Yesu ari umwami. Haleluya. Ku bandi Yesu yaba umuhanuzi, ku bandi bamwita metre ukomeye, abandi bamwita amazina asanzwe, bikagarukira aho ngaho. Ariko kuba mumenya n'abakira agakiza, Mwuka Wera murika muri twebwe akatubwira ko ari umwami n'umukiza. Haleluya. Ya mpano y'ubuntu natwe tukayakira tugakizwa.
Imana ishimwe cyane. Agakiza rero nta handi gafite imizi mu mutima w'imbabazi z'Imana. Amen. Kuva kera Imana yifuje ko tuyimenya nk'inyembabazi, irimo yipresenta kuri Mose, kandi ubwo n'ukuri Mose yari yica ibintu kugeza ku buzukuruza babo bibiha igihumbi. Ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha, ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa. Ihora abana gukiranirwa kwa base, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza b'ubuvivi. Reka mpere kuri hano ko guhana. Ihora abana gukiranirwa kwa base byo birabarika, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Muri make bishobora kugera kuri generasiyo ya 4. Ariko kandi inkuru nziza nuko ijambo ry'Imana ritubwira muri Korinto ba 2 ahandi mu gice cya 5 haratubwira ngo ariko rero abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Abari muri Kristo Yesu duhinduka iki? Ibyaremwe bishya. Nukuvuga ngo nubwo barimo bahana kugeza kuri generasiyo ya 4, abagiye muri Kristo Yesu duhinduka urubyaro rushya. Haleluya. Niyo mpamvu abakijijwe mumenye ko dufite umukoro wo gutuma n'abadukurikirana badukurikira. Niyo mpamvu dukwiriye kuba serious muri ibi ngibi twahawe, kuko turimo turandikana n'Imana amateka mashyashya. Haleluya. Iyo haserutse umuntu ukizwa, umuntu utangira urugendo rwo kubaha Imana, aba yanditse amateka mashyashya mu muryango we n'abazakurikiraho. Haleluya. Ngo kuko imbabazi zayo zo zigera ku rubyaro rwabo rw'igihumbi. N'ibintu bitabarika. Turi muri business hamwe n'Imana, business yo kubaha Imana, business yo gukiranuka. Turimo turandikana n'Imana amateka mashyashya ku rubyaro ruzadukurikira. Sinzi wowe, ariko ngewe iwacu ndi muri generasiyo za mbere zakira agakiza. Ntago mvuka mu muryango ukijijwe habe namba, ahubwo wigiye hejuru gatoya, hejuru yaho mvuka gatoya ho kumasi muri basogokuru, usanga yo kuraguza kwinshi. Nta nubwo ari kuraguza gusa, ahubwo ni no kuragura. Ariko Yesu ni mwiza. Sogokuru wanjye umwe yateraga inzuzi kandi ngo zikera cyane. Niba ari ukwera, niba ari mbese bikamuhira, yarabizi cyane no kubisoma. Abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Twahindutse urubyaro rushya. Ubu rero turi muri business nta gukina yo kwandika amateka mashya muri generasiyo zizakurikira. Ntago wemerewe kugenda mu ntege nkeya, kuko uri murandikana n'Imana amateka mashyashya. Hari umuntu unyumvise? Wakina gute mu by'uru rugendo urimo wandikana n'Imana amateka mashyashya ku rubyaro ruzakurikiraho? Ukwiriye gukura ukarenga iby'agakiza kawe wenyine. Agakiza kawe wenyine kareba wowe wenyine, ukwiriye gukura ukajya ufata decision uziko zizagera ku mbyaro zikurikiraho nyinshi. Haleluya. Ukubaka urugo uziko ibyo ukora bizagera ku mbyaro zikurikiraho, ugasavinga Imana, ugakorera Imana uziko ibyo ukora bizagera no ku mbyaro zikurikiraho. Muranyumva nshuti z'Imana? Ibyo bikurinda kugira intege nkeya, bikurinda kwitetesha, bikurinda gupfayonga. Haleluya. Umenye neza kuri kumwe n'Imana muri business y'ubwami bw'Imana, mwubaka ibintu bizamara igihumbi. Muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana haravuga ngo ica imbere ya Musa iti nduhoraho, uhoraho Imana igira impuhwe n'imbabazi, ninda kurakara kandi nuje urukundo n'umurava, ngaragariza abantu urukundo rwanjye imyaka itabarika. Haleluya. Nk'ababara ibicumuro n'ubugome n'ibyaha. Iyo haserutse umuntu wahuye na Yesu, tuba twinjiranye n'Imana muri business y'imbabazi no kugira neza mu rubyaro ruzadukurikiraho rutabarika, imyaka itabarika. Ntago tuzi agaciro k'abakorera Imana bafite ibyo bavuyemo. Ntabwo tuzigira tukamenyera intangaha mu isi, kuko bamwe muri bo baba badafite ubushobozi bw'amafaranga, abandi muri bo imiryango yabo ishobora kubabazwa n'ibyo babamo, kuko ashobora kuba yaravuye muri business yari ikomeye, ashobora kuba yaramaze kwiga akagwiza amadiplome yarangiza akayatereka hasi akigisha Bibiliya gusa, hanyuma ntubyumve, abo mu muryango ntibabyumve, abagore n'abagabo ntibabyumve, abana ntibabyumve, ntibamenye ibyo barimo. Ariko reka mbabwire, nitugera mu ijuru tuzabimenya. Nta bihembo by'abakanguriye benshi ku bukiranutsi bibi Kigali. Nta bihembo by'abakanguriye benshi ku bukiranutsi bibi no. Ntabyo. Nubwo mugura imodoka yasohotse kurusha izindi, nta bihembo bibino. Icyo akora murakabafata neza, murakabubaha, murakabakunda, ariko nta bihembo by'abakanguriye benshi ku bukiranutsi bibino. Nta bihembo by'abakomeje abandi mu rugendo, basanze abandi basitaye bakabakomeza bakasubizamo imbaraga. Nta bihembo by'umuntu wasize iteraniro ryiza gutya avuye amaterano akibuka umuntu udaheruka guterana akajya kumushaka nta kintu amushakaho, ashaka ko komerera mu rugendo. Nta bihembo bibi nahangaha. Nta bihembo by'umuntu wateze urutugu rwe nawe atabuze ibimuriza, ariko agateza urutugu rwe ngo abandi baruririreho bakomere mu rugendo. Nta bihembo bibi nahangaha, ariko mu ijuru, haleluya, ngo tuzarabagirana nk'inyenyeri.
bera b'Imana nimukomere tuvuge iby'ubu bugingo, nimureke tubwire abantu iby'uyu mukiza. Imana ifite twebwe twenyine kugira ngo tuyivugire. Abamarayika ntabwo bari buze ngo bavuge hano mu isi. Ni wowe muntu wambaye umubiri, wowe muntu wabariwe ibyaha, ni wowe ukwiriye gukora uyu murimo. Kandi twese biratureba. Ntabwo ari ukuvuga ngo maze imyaka mu gakiza, ntabwo ari ukuvuga ngo ni mutoya ni mukuru. Ikigero cyawe ufite umuntu wabwira urungano rwawe akakumva, mukavuga ururimi rumwe, mukakoresha ururimi rw'abajeni, mukata muhindura, mukavanga ikinyarwanda n'icyongereza, mukabivugana bikumvikana. Haleluya, haleluya. Mwigaragariza abantu urukundo imyaka itabarika. Yesu ashimwe cyane. Mu mbabazi z'Imana rero ni hagari, mu gakiza ni hagari, muri Yesu ni hanini cyane. Ikibabaje n'igituma abera rimwe na rimwe tugira intege nkeya, ukaba wanatwitiranya ukagira ngo ntitwakijijwe, nuko kubera ko ari hagari abantu bamwe bahitamo kugarukira, niba ari amahitamo simbizi, ariko abantu bamwe bajya bagarukira ku muryango. Ni nkuko waba ufite inyanja ndende, inyanja y'imbabazi, ariko ugarukira ku nkombe. Muri make ntuvome byose biboneka mu gakiza. None bigatuma izina ry'Imana ritukwa, bigatuma abantu bagira ngo iby'ubu bugingo biraciriritse, bigatuma abantu bagira ngo iby'Imana ntibifite imbaraga, ntibiryoshye, kubera ko dufite abavandimwe muri Kristo Yesu bagarukiye nko ku nkombe cyangwa se ku muryango. Murabizi Yesu yaravuze ngo ni njye rembo, ariko umuntu niyinjira muri njye. Ufite ntabwo ahinduka urugi gusa, ko umuntu yinjira muri we. Ubundi iyo winjiye mu rugi ukinjira ubugeze mu nzu, ntabwo uguma ku rugi. Yesu rero nawe ni irembo, ukinjira muri we hagari, ukabona urwuri, ukavoma imbabazi, ukavoma amahoro, ugakira agahinda, ugahabwa imbaraga, ugakira ingaruka z'icyaha. Ni hagari. Ariko abavandimwe nshuti z'Imana, iyo tugarukiye ku irembo cyangwa ku muryango, bituma Imana tuyihagararira nabi. Nimureke twongere twigira imbere. Haleluya. Twigira imbere tuvome byose bibonerwa muri Kristo Yesu. Yesaya yaratwandikiye, Yesaya 12:3, ngo nicyo gituma muzavoma n'ibyishimo mu mariba y'agakiza. Haleluya. Muzavoma n'ibyishimo mu mariba y'agakiza. Iriba ni ukuvuga ngo ni rirerire. Umwe ashobora kuvoma amazi yo hejuru, undi akigira imbere. Hari ahantu twakwigira muri Kristo Yesu. Haleluya. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo ntugarukire bugufi. Ufite natwe ababyawe n'Imana ntituzi abo turibo, ntituzi uburyo imigambi y'Imana ingana ku buzima bwacu, ntituzi uburyo Imana yakorana natwe bihambaye. Tugenda tumenyaho gatoya bitewe n'aho tugeze turimo tuvoma, tudiginga deep, ducukura byimbitse mu mariba y'agakiza. Nicyo gituma muzavoma n'ibyishimo mu mariba y'agakiza. Haleluya. Mu mariba y'agakiza ahantu duhera dukuramo kubabarirwa ibyaha, tugahinduka abababariwe, tugasaba data imbabazi, tutabyigirisha, kuko Umwuka Wera yamuritse mu mwijima mu mitima yacu, tukamenya ko turi abanyabyaha. Iyo watsinzwe n'Umwuka Wera, nta polisi ihari, nta ribu, nta muntu wagufashe, ubundi iyo Umwuka Wera ataramurika tuburana n'abantu. Umuntu akubwira ariko nyamara ukwiriye gushaka Imana, ukavuga ati ngewe mfite ikihe kibazo, ngewe ariko ndanasenga. Ntabwo twakubaje ibyo gusenga, cyangwa ubwira ariko ngewe mfite n'idini. Si ikibazo cy'idini, ariko iyo Umwuka Wera yamuritse, umuntu atsinzwe nta muntu umushinje. Ijoro rimwe nahuye nawe, ubundi nari nzi ko ndi umwana mwiza, ariko niryo joro namenye ko ndi mubi. Ndavuga Mana, wankunze utya, unyihanganira utya, none maze imyaka yose narakwigometseho, utangenga, utanyobora, ndi ikigenge. Iyo mvuga gutyo ushobora kugira ngo nari ntuye bya bindi isi yita ibizaha bigaragara. Oya, nari umugore uri aho uri mu rugo, uraho unyuzamo nyina kubaha umugabo cyangwa ukamusuzugura, ariko udasinda, udasambana, biraho. Hanyuma Umwuka Wera yo kabyara amurika mu mwijima w'umutima wanjye. Ndavuga Mana, naragusuzuguye imyaka yose, warandinze, wankuye mu rupfu nakuze, none mbayeho imyaka yose niyobora ndi ikigenge bingana gutya, nkundo uwo nshaka, nkanga uwo nshaka, ntagira uwo ntinya, ntagira uwo nuba. Iyo rero Umwuka Wera yamuritse, utsindwa nta muntu uguhagaze imbere ngo akuburanye. Itangiriro ry'agakiza ni iryo ngiryo, ni ukwihana k'ukuri, ni ukubwira Imana. Si ngombwa ngo uvuge ngo ndimo ndasambana, ahubwo uri ikigenge, uriyobora. Ni wowe wicaye ku ntebe y'ubwami bw'umutima wawe. Iyo ukijijwe rero wimuka ku ntebe y'ubwami bw'umutima wawe, ukareka Imana ikicaraho. Yesu akaba umwami w'ubuzima bwawe.
ukamukurikira utakiburana. Ubundi umwami ntibamuburanya, mu bwami ntihaba demokarasi. Demokarasi ni ibi byo muri za guverinoma n'abaperezida. Mu bwami umwami baramuyoboka. Haleluya. Yesu rero ni umwami, ntago ari umuperezida. Ni umwami w'abami. Haleluya. Iyo rero Umwuka Wera yamuritse, turatsindwa, tugasaba imbabazi, tugatangira ubuzima bwo kuyoborwa nawe. Atuyobora mu byo twumva n'ibyo tutumva, tukamubwira ngo ubwo ari byo uvuga, ubwo ari byo ushima, ubwo ari byo usaba, ndaje ntarabyumva, nje gusohoza ubushake bwawe. Urugendo rugakunda rukaryoha. Haleluya. Haba nubwo tumukurikira turira, ariko tukamukurikira. Muri Luka 1 yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nimwe mwagumanye nanjye, ngo twihanganana mu byo nageragejwe byose. Haleluya. Habwo wihangana ariko ukihangana urimo wumvira, ukihangana umukurikira. Habwo urira ariko ukarira urimo umukurikira. Ushobora no kurenganira mu kazi bakakwirukana cyangwa bakakurenganya, abantu batubaha Imana, ariko ukarengana urimo umukurikira. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndakwinginga rero kubw'imbabazi z'Imana ngo ntugarukire bugufi. Itangiriro nuko kubabarirwa ibyaha, tukakira imbabazi, tugakira urupfu rw'iteka. Tukaba dutuye n'ahanga ariko tubizi neza impanda yavuga none imodoka yangonga, napfa se nshaje, napfa muri nkaba mbizi neza ko mfite ubugingo buhoraho. Haleluya. Kuko narababariwe. Ntibigarukiraho, n'ingaruka z'ibyaha agenda zidukuraho tukiri n'ahanga. Wigarukira bugufi, komeza winjire, wigira imbere, uvomere muri aya mariba y'agakiza. Haleluya. Niba utarinjira, uyu munsi imbabazi z'Imana zirimo zirabwirwa wowe, kugira ngo mukingurire umutima, uze gutaha wemeye ko yima mu buzima bwawe, umwimbitse nk'umwami. Niba kandi warakijijwe, ndakwinginga wigarukira vuba, wigarukira hafi, komeza wigira imbere, uvome mu mbabazi ze. Haleluya. Agakiza, uretse ko nababariwe ibyaha banzajya no mu ijuru, abiherekeresha gukira intimba. Niba ugifite intimba n'agahinda, ongera wigira imbere uvomere mu mariba y'agakiza. Harimo gukira intimba tukiri inaha. Sinavuze ko isi babaza, nukuri sirababaza pe, ariko muri Yesu habamo gukira intimba, gukira agahinda. Turacyari mu minsi yo kwibuka jenoside, gukira umubabaro wazaniwe n'ibyakubayeho, ariko muri Yesu habamo gukira intimba. Yesu niwe wenyine wavuze ngo abarushye bose bansange ndabaruhura, ariko ashyiramo akandi kantu kuvuga ngo mwemere ko abagaragu banjye munyigireho. Uko umwigiraho niko ugenda wakira ikiruhuko. Nongere nkwinginga kubw'imbabazi z'Imana, wigarukira ku marembo y'agakiza, igira imbere. Niba utaragira ikiruhuko gihabwe, aya mahoro abantu batigirisha abaho, umunezero w'agakiza ubaho. Haleluya. Ibitwenge bikomoka muri Yesu bibaho. Yesu kuturutira byose bibaho. Mana ishimwe cyane. Intumwa zari zarabibonye, niyo mpamvu zarindaga zigera mu rupfu zitabivuyemo. Zabaga zifite amahirwe yo gukomeza kumuhamya no kumwihakana, ariko baravuga ngo no mu rupfu turagerayo, kandi koko barabica hafi bose uretse Yohana, ariko batabivuyemo. Ni ukuvuga ngo ubwo buzima busumba isi. Ufite abakijijwe dusumba isi, abafite Yesu dusumba isi, kuko ubundi isi ikintu ishoboza abantu ni imibabaro. Haleluya. Kandi imibabaro igera ku bantu bose, abafite amafaranga n'abatayafite, ariko igituma twebwe dusumba isi, haleluya, nuko Yesu adutuza hejuru yayo. Yaratubwiye ngo niduhumure yanesheje isi, ngo mwisi mugira imibabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Uko kunesheje kwahawe bande? Kwahawe abakijijwe. Niba utarimo kunesha, igira imbere, nta kindi kibura. Igira imbere uvomere mu mariba y'agakiza, wigarukira ku muryango. Muri we harimo kunesha imibabaro y'uburyo bwose, muri we harimo kunesha ibyaha by'uburyo bwose. Niba hari umugozi runaka ukiri ku buzima bwawe, si uko utakijijwe, ahubwo igira imbere. Haleluya. Igira imbere, muri we habamo kunesha umugozi uwo ari wo wose. Nubwo umugozi waba ukuziritse imyaka 20 cyangwa 40, kuko ari umuntu akizwa agakirana n'icyaha imyaka 10, 20, atabikunda atabishaka, ariko agakirana nacyo. Ndimo ndakwinginga kubw'imbabazi zawe z'Imana ngo wongere wigira imbere. Muri Kristo habamo kubohoka. Nta kintu kibiha mu gakiza nko kugira ubuzima bubiri, ubwo werekana mu itorero n'ubundi uri oblige yo guhisha, kuko ukeneye ko abantu bakomeza kukwakira. Kandi koko ntiwabikubita hariya, kuko abarokore ntiwadukira, twaguciraho iteka tukakumara. Ariko Yesu umunyembabazi, muri we harimo imbaraga zo kugukiza. Wibigumana ngo uvuge ngo niko byagenze, ngo ubu nuko ngo nibwo buzima. No. Yaduhaye imbaraga zitsinda icyaha. Haleluya. Ubuzima bubaho
umuntu noneho gukiranuka yahawe mu mwuka byasesekaye inyuma, ubwo buzima bubaho. Ubuzima butagira umuntu bwanga bubaho, ubuzima butaneshwa bubaho, ubuzima budakubitwa hasi bubaho muri Kristo Yesu gusa. Haleluya. Umwami Yesu akongera inyota, wigira imbere ntugarukire bugufi. Ubuzima bubasha kubabarira abaguhemukiye. Ufite hari ubuhemu, ijambo ubuhemu rihita ritakaza agaciro, kuko niyo umuntu yakwirukanishije mu kazi aba yaguhemukiye, sibyo? None se ubuhemu bw'umuntu wishe abawe akabamara kandi agakomeza kuba, ubwo nabwo burakomeza bukitwa ubuhemu, ariko urumva ko hari ukuntu butakaje uburemere. Ariko muri Yesu habamo imbaraga zituma umuntu agira umutima mushya, akabasha kubabarira abamwica n'abamwiciye, batari na ready yo kumusaba imbabazi, bagikomeje kumuhemukira. Iyo ibyo bintu biza kuba bitabaho, ntabwo data aba yarabitwandikiye, ntabwo biba biri mu ijambo ry'Imana. Iyo ari kuvuga ati abahemukiwe bikomeye muzabana nabyo ubuzima bwanyu bwose, ubwo yatubwiye ko tuvoma mu mbabazi ze, tukibuka ko twababariwe, aduha n'imbaraga rikamanukana n'itegeko ritubwira ko natwe tubabarira abatwanga. Muri Yesu izo mbaraga zirahari. Sinjye ngira ubwoba bwo kubivuga, nubwo warahemukiwe bitakwirwa mu bwenge bwanjye, ko ari inkuru numva nkumva zkwirwa mu bwenge, ariko singira n'ubwoba bwo kukubwira Yesu wabiguha. Ngewe sinabiguha, mbabarana nawe ngashoberwa, ariko Yesu afite imbaraga, afite umuti, afite icyo akora mu mutima washenjaguritse, wababaye, ugahabwa imbaraga zo kubabarira. Haleluya. Yabikoze mu buzima bwa Stefano barimo bamwica ako kanya. We bari barimo bamwica ako kanya. We ntiyategereje ko jenoside irangira ngo imyaka 30 ishire. Bari barimo bamwica ako kanya. Umuntu wambaye umubiri kimwe natwe, ndetse yarakiri n'umusore mutoya, bari abantu bose bari abasore. Ubundi hari imyaka yo kuryoherwa n'ubuzima. Ubundi umuntu ashaje nubwo avuga ati yaba nari nigende, dore ingingo nizigihura, kumva wakwiruhukira, nibyo wagomba gukora warabikoze. Ariko ari mu myaka y'ubuzima, imyaka y'ubusore, handi ubifite imbaraga zose, wirukanka bigakunda, ibintu byose bikunda. Bamutera ibuye rya mbere, barakomeza baramutera, ariko kuko yari yarabonye Yesu, yari yarahuye na Yesu, adusigira umuhigo ukomeye. Abivuga ari umudiyakoni, atari Yesu bwe. Yesu ko yabivuze ku musaraba, twe tukujya tuvuga ngo ni Yesu nyine. Ni Yesu nyine. Ese Yesu ko yavuye mu ijuru nyine, Yesu we yavuga ngo babare ko batazi ibyo bakora. Kandi iriya jambo rirantangaza iteka. Yaravuze ngo data babare ko batazi icyo bakora, kandi icyo bakora bari bakizi. Bari abagabo bakuru bamugiriye ishyari, bari abakuru b'insengero, bayoboraga amasinagogi, bari bazi amategeko ya Mose, icyo bakoraga bari bagize gute? Bari bakizi. Ariko Yesu yarazinyere ko batakizi, kuko bari mu mwijima. Aravuga ngo data babare ko batazi icyo bakora. Hanyuma Stefano nawe abisubiramo, umusore usanzwe, umudiyakoni, kimwe nawe nanjye. Bivuga rero ko ubwo buzima bubaho. Singukiraho iteka utarabuhagararamo, ahubwo ndimo ndakubwira ngo ongera wigire imbere. Turimo turavuga agakiza k'ukuri. Ongera wigire imbere, uvomere mu mariba y'agakiza, izo mbabazi nazo zihabwe. Haleluya. Uwo mutima mushya nawo usabe Yesu. Ubwire tukura mudamu yavuze ko bibaho. Mwami Yesu, ndashaka kubye experiencinga, ndabishaka nkiri nahanga. Uzaryoherwa n'urugendo rutagira umuntu rubika mu mutima. Agakiza kararyoha, kakagenda karushaho kuryoha, kuko nta muntu n'umwe ubitse mu mutima wawe. Imana igutiza ibi bintu ntibiba mu isi, niyo mpamvu atari n'ingamba umuntu afata, ahubwo Imana igutiza umutima wayo w'imbabazi. Abaguhemukira ukabagira imbabazi, ukamenya ko batuye mu mwijima, ukamenya ko nabo batwajwe igitugu na Satani, ukabifuriza ko bakizwa. Aho hantu waharenga nshuti y'Imana, aho hantu waharenga havuga ngo niba ijuru nzaribanamo n'interahamwe rizarorere. Aho waharenga mama, wowe uri aho ngaho, Yesu ashimwe. Igira imbere uvomere mu mariba y'agakiza. Haleluya. Igira imbere wigarukira ku irembo. Yesu ni mugari. Imana ishimwe cyane. Ndifuza ko dusenga. Agakiza gahera muri wowe, ariko umugambi wa Yesu uko kagarukira muri wowe. Abayifuza ko azaca muri wowe, ukamufasha, agakorana nawe, kumwunga n'abandi bantu batari bamumenye. Agakiza Yesu aza kugushaka umeze nka ya ntama yazimiye, yagiye mu bihanamanga iri yonyine, agasiga izo yamaze kubona yazanye mu rwuri, akaza kugushaka we nanjye, nuko twese yagiye atugeraho.
hanyuma yamara kuguha agakiza wowe nanjye tukiriho tutapfuye ngo tujye mu ijuru, akahita aduha umurimo wo guca muri twebwe akabasha kwiyunga n'abandi. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo uyu murimo wakire, we kubaho nka n'ibindeba kandi warakijijwe. Kungwa kw'isi n'Imana biri mu biganza byawe. Abandi bantu batarakizwa guhura n'Imana biri mu biganza byawe. Abantu bose Imana yakuzanye bugufi bwawe, abo mu muryango, abaturanyi, abo mukorana mu kazi, abantu bo inshuti zawe, abo mwiganye, abantu bose batarakizwa, guhura kwabo n'Imana ubifitemo uruhare. Inyifato yawe mu gakiza ibaye intege nkeya, uri muhemukiro wagukunze, ntagukunde gusa akakongera n'iminsi yo kubaho. Erega buryo urya munsi dukizwa, iyo dupfa twari kujya mu ijuru, ariko ntitwapfuye, dore turacyahari. Bamwe mumaze imyaka 40 mu gakiza, abandi 3, abandi 1, abandi bakijwe muri iki cyumweru, ariko kuba tutapfuye ngo tujye mu ijuru nuko dutegerejeho uyu murimo. Mbyita rero gusa nko kutamenya cyangwa se gusa nko kwikunda y'ibyo Yesu yagukoreye bigarukiye muri wowe. Iyo ubayeho ku bwawe, ibintu byose by'umurimo w'Imana wundi bikaba bimeze nkaho bitakureba. Mbese isengesho ryawe rihora rigarukira kuri wowe. Njyewe n'abana banjye n'umugabo wanjye n'urugo rwanjye n'imodoka yanjye n'inzu yanjye. Urimo urabera igihombo uwagukunze. Iri jambo ry'Imana riba mu Bikorinto ba 2:5-19-20 aho turangiriza. Riravuga ngo kuko muri Kristo arimo, Abikorinto ba 2:5-19-20, kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Kandi noneho nyumvira nshuti y'Imana, yatubikije ijambo ry'umwuzuro cyangwa se ijambo ryo kunga n'abandi, ngo nicyo gituma tuba intumwa. Nicyo gituma tugira gute? Intumwa. Ntabwo ari abaposo babifitiye amatitire gusa, nabo ni intumwa, barimo barakora imirimo y'Imana uko Imana ibahamagara, ariko abari muri Kristo Yesu twese Imana yifuza ko tuyibera abambasaderi, intumwa mu cyimbo kidaciriritse, mu cyimbo cya Kristo. Haleluya. Ubu uri umwana mutoya ucyakira agakiza, ubu utaramenya impano yawe n'icyo wahamagariwe, ubu uvuga ngo sinzi no kuvuga ubutumwa, sinzi niyo biva bijya, uko wabyita uko ariko kose, Imana yo yarakwizeye ikwita intumwa mu cyimbo cya Kristo. Intumwa ni umuntu ujya guhagararira undi, yahawe autorite na wa wundi ahagarariye, yahawe ubutware n'ubushobozi na wa wundi ahagarariye. Muranyumva bera b'Imana? Niki gituma itorero dufite intege nkeya? Nuko uyu murimo benshi twawibagiwe cyangwa twawuhariye abantu bamwe. Wenda Hortense yabikora, njyamo navuga cyane, nanjye sinatangiye mvuga, nanjye nari umumama utuje wicaye mu rugo rwe urimo kurera abana. Haleluya. Kuvuga cyane si ugushira isoni, nuko yankunze rwinshi. Igihe kimwe nari maze gukora impanuka, navuga ngo icyo uzansaba gukora cyose nzagikora. Nanjye nari ndi mu bandi bakristo bavuga ngo Mana urabizi sinabapasiteri, nanjye nari mbimazemo imyaka, urabizi bira ntiwabisaba. Hanyuma mvuye muri iyo mpanuka mbonye napfuye, ko nari maze kwibwira ngo iyo mpfa bana banjye so bari kuba imfubyi ba mbere, Imana yari kuzabarera. Ariko ninjira mu bundi buzima buhinda umushyitsi, bazi Imana ngo Mana niki gitumye ngarura? Umugambi wawe ku buzima bwanjye ni uwuhe? Ko ntekereza ko atari ukuryoherwa no gutanga icya-10 no kwenjoyinga amateraniro gusa. Umugambi wawe ni uwuhe? Iyo wagize umugisha wo kugera aho hantu, imisengere yawe irahinduka, amasengesho yahinduka ayo kubaza ngo Mana uranyifuza wiki, bikagutera kujya kwiyiriza, kujya kwikingirana, utagiye gusaba ibindi nabyo ubu bikeneye, ariko baza ngo Mana umugambi wawe ku buzima bwanjye ni uwuhe?
ntushobora kumara igihe winjira muri ayo masengesho aricyo ushyize ku mutima ngo Imana ireke kukubwira icyo yakuremeye n'ikigushakaho. Hari abana b'Imana benshi bahagaze rwose mu gakiza, barakijwe barabari, ariko bahagaze kure y'icyo baremewe. Haleluya. Ntitwahamagare twese kuba bavuga butumwa hano ku gatuti, ariko icyo waremewe kirahari, kandi kizakubwira ko wagihagazemo kizagira imbuto nyinshi, uhuza abantu benshi na Kristo. Haleluya. Bishobora no kuba gucuruza, ariko amafaranga yawe ntago arangirira mu bishira. No gufasha abantu kubishira ni byiza, ko bishyura minerval, ko bakira amazu, ariko ikikubwira ko uhagaze aho Imana yakugene nuko amafaranga yawe agira uruhare mu kohereza abamisiyoneri, mu kubwiriza, gutanga amavuga butumwa, mu gutanga mu nzu y'Imana. No kuvuga ngo uvuga ubutumwa n'ibyo utunze bikabuvuga. Haleluya. Twahamagariwe twese gukonekta ku murimo ubyara ibikorwa bidashira. Ikidashira ni ikisi, n'ubugingo bw'abantu. Haleluya. Kugaburira ushonje ni byiza, ariko mugaburire hanyuma unagere kwa mugati buryo cyanzanye rero kwari kukubwira urukundo rwa Kristo, kuko akawunga n'umuceri wamuhaye ejo bizashira, n'inzu wamwubakiye nibatayantotoni zasaza. Haleluya. Ariko ni wibuka ko mu byo ubereyeho icyatumye wongerwa iminsi yo kubaho nuko ugomba gukonekta n'ibidashira, ibihesha abantu ubugingo buhoraho, bizagutera rero impinduka mu buzima bwawe. Reka nsome nsoze. Nicyo gituma tubintumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Ubuzima rero burahinduka, imisengere irahinduka, uhora wifuza ubuzima bwa Kristo bufite imbaraga. Haleluya. Haleluya. Ukora ibyo wamenya bera bakora bituma bera bagira imbaraga, atari kugira ngo uzigire gusa, ahubwo kuko uri mu mwenda wagukunze. Haleluya. Kuko ukwiriye kugira ibyo uhabwa uzabwira abandi, kuko ukwiriye guhorana imbaraga, winjira mu buzima busenga, winjira mu buzima bushaka Imana, winjira mu buzima bwiga ijambo ry'Imana. None uzababwira iki kuwa mbere, ubabwira iki kuwa kabiri utarifite? Reka kuvuga ngo ndasenga ngo ndasinzira, rekera kuvuga ngo sinzi gusoma ijambo ry'Imana. N'abandi bose barisoma uyu munsi batangiye batarizi, ariko barijyamo. Turi mu mwenda wadukunze, torero ry'Imana. Agakiza nikagarukira kuri wowe, iyo kagarukira kuri wowe umunsi ukakira warapfuye ukajya mu ijuru. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, wibera uwagukunze igihombo, wigarukira bugufi, igira imbere ahabera abakura imbaraga. Ni mu gusenga, ni mu kwicara ku birenge bya Kristo, ni mu kwiga ijambo ry'Imana. Haleluya. Ni mu kwitoza kumwumvira mu gatoya no mu kanini. Mwami Yesu abahe umugisha. Reka duhaguruke dusenge. Haleluya. Icyo Umwuka Wera yabavuganye n'umutima wawe, natangiye mvuga ko ari umunyembabazi, yuzuye imbabazi nyinshi. Nta mwigisha urazigisha nk'uko ziri, nabo Umwuka Wera yahumekeye bakandika, bavuze aho babasha kugeza. Tuzahora dutangarira izi mbabazi zitwikira isi yose, imbabazi zitaduciraho urubanza. Ngo yaricaranye n'abanyabyaha bakoresha bikoro, umwami w'abami asangira nabo. Ntago yarimo gutakaza umwanya, yashaka kubakiza, yashaka ko bamumenya. Turimo dusenga, wibaza imigambi ye ku buzima bwawe. Urimo uvuga uti ko menye nanone, cyangwa ko nibukijwe ko ndi intumwa mu cyimbo cyawe, kandi ko wiyunze n'isi uciye muri Kristo, nanjye ukaba warampaye umurimo wo kukunga n'isi. Ngejeje he nkunga n'abandi bantu, ngejeje he nguhuza n'abandi bantu. Urimo wisengera, ndagira ngo ngusabe wowe utarinjira mu mbabazi z'Imana, ukaba nta sezerano ufitanye na Yesu, urabizi neza, nta gihango mufitanye. Uri umuntu w'Imana, waremwe n'Imana, ariko nturi umwana wawe. Yesu si umwami w'ubuzima bwawe, ntabwo agutegeka. Si waba uhari ngo uzamure ikiganza tugufashe kwinjira mu isezerano n'umunyembabazi uruta abandi. Nawe uhari hano muri twebwe, nogejwe
na Yesu ntatunganijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera ogejwe. Turagutegereje niba uhari, zamura ikiganza tugufashe gusenga. Imana ibahe umugisha. Nijwe n'amaraso, hari ubwo yakuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Watera intambwe tukagufasha gusenga. Ni umunyembabazi urimo usanga, si twe. Imana iguhe umugisha. Turabategereje namwe. Imana ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Uhisemo neza, urahari, nta sezerano ufitanye na Yesu. Karibu. Ni umunyembabazi, ntiyazanywe no guciraho iteka. Hagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Reka umukozi w'Imana watuyoboye muri gahunda mufashe gusenga mu isengesho ryo kwakira agakiza, anamuyobora uko mubigenza. Niba nawe uhari wagize isoni, umwakirira aho ngaho wicaye, ariko ntutahe utyo, musabe imbabazi, mwakire. Reka abandi dusenge. Yatugize intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ahari aho impamvu utarimo mugendera, waba ufite intege nkeya runaka, ariko yuko ko agakiza nyakuri, agakiza kukuri kavomwa mu mutima w'imbabazi za Yesu. Yesu yarivuze ngo ni irembo umuntu ninjira muri njyewe, igira imbere. Saba umwuka wera yatse umuriro w'Imana mu mutima wawe. Wa muriro utuma utabasha guceceka, wa muriro utuma utabasha kubaho udasenga, wa muriro uguteza inyota. Kandi nawe umwemerere wishyira Imana, wishyira Imana mu materaniro, wishyira Imana mu mwanya wo gusenga uri wenyine, wishyira Imana mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana uri wenyine, wigira no ku bandi. Wishyira Imana urema ibihe bihojejeho. Ntiwaremewe guhora mu ntege nkeya, ntiwaremewe mu kutagira imbaraga z'Imana, ntiwaremewe mu kugarukira mu kutagira gusigwa k'umwuka wera kuri wowe. Mureke twese dusiganwe abera b'Imana. Yesu yiyunze n'isi yose, ariko umunsi turimo turabibona ko atarungwa nayo. Bene wacu benshi ntibari bakizwa, bene wacu benshi bararushye. Iyo badushatseho imbuto rimwe na rimwe ntibazitubonaho. Ngwino wigira imbere kugira ngo ugwize imbuto. Zitwa imbuto z'umwuka wera, ntabwo ari izawe, si ingamba wafata, ariko wakwigira imbere, umwuka wera agakora umurimo w'Imana muri wowe. Ndakwinginze ntugarukire bugufi, mubwire uti nguhaye umutima wanjye, nguhaye ubuzima bwanjye, ndakugarukiye, nibukijwe ko ndi intumwa mu cyimbo cyawe. Sindi bwongere kubaho ntabereyeho wowe. Ndaje Data, tukuzamuriye amaboko. Wongeye kutubwira iby'imbabazi zawe, wongeye kutubwira iby'agakiza kawe, wongeye kutubwira iby'urukundo rwawe rutarondoreka, wongeye kutwibutsa kandi ko abagira ubwo buntu tugakizwa watugize intumwa mu cyimbo cyawe. Tukuzamuriye amaboko muri iki gicamunsi, tukubwira ko tubikeneye. Tugusabye imbabazi aho twayoboye ko turi intumwa mu cyimbo cyawe, bikadutera kugenda buhoro tudasiganwa, tukagushakana ubunebwe nyaguhora ku ngoma, bikadutera guhora mu ntege nkeya. Ubuzima bwacu bukamera nk'abatarakubonye, ubuzima bwacu bukamera nk'abatarakumenye. Tugira imbaraga mu cyumweru kimwe, mu kindi cyumweru zikadushiramo. Tugira imbaraga mu kwezi kumwe, kundi kwezi zikadushiramo. Tugusabye imbabazi nk'itorero, tugusabye imbabazi nk'abana bawe, tugusabye imbabazi uyu mwanya nyaguhora ku ngoma. Utugarukeho, utwuzuza imbaraga zawe. Atsa umuriro wawe mu mitima yacu, udukure mu buzima bw'akazuyazi, uduhindura abantu barimo basiganwa mu byawe,
abantu bafite ishyaka ryo kukuvuga, abantu bafite umwete wo kuguhamya, abantu babayeho ku bwawe. Hagurutse ingabo muri iri teraniro Nyaguhora ku Ngoma, hagurutse abahungu basiganwa, hagurutse abakobwa basiganwa, hagurutse abagore badasigana, hagurutse abagabo batwaye imbaraga zawe babasha kubibwira abandi Nyaguhora ku Ngoma, berekana ubuzima bwawe uko buri. Dutuye mu buzima buguhesha icyubahiro. Twimure uyu munsi, twimure dusiganwe, twimure utugwiriza imbaraga Nyaguhora ku Ngoma. Turakwemereye, turakwemereye. Turekeraho kukubwira ngo birasi ibyacu ntibizakunda. Turakubwiye ngo ibyo ushaka byose n'ibyo twifuzaho byose ubitumenyeshe. Uturenze kuzenguruka, kwizengurukaho, uturenze kureba bugufi, utwibutse ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Udukize urukundo rw'isi rutuma dutura intanga nk'abazahahora, bigatuma twanduranya tukibagirwa iby'ingenzi. Watse umuriro wawe kuri iki gicaniro, watse umuriro wawe mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Twongere dusiganwe dutwaye inkuru zawe, twongere dusiganwe dutwaye ubuzima waduhaye, kugira ngo bene wacu bakumenye. Twuzuze gusa nawe kugira ngo batayoberwa ko tuguhagarariye, maze ubuzima bwacu buguhesha icyubahiro. Umugisha abakozi bawe, umugisha abana bawe muri iyi nzu, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abahe umugisha.